kuko uzi kuvuga ikinyarwanda. Isi ntizagufinansa ngo yarangirije Erika. Isi izagufinansa wakoze. Pasa Ayo siro. Pisila mini mpya isiyo na mili ya magonjwa watatipa mili mpya isiyo na mili ya nukuri mili mpya isiyo na mili ya magonjwa watatipa mili mpya isiyo na mili ya nukuri. Tuganire kuri topic. Nazanye topic naraye ntaramabura aho ndyamye aho ncumbitse. Narivuye mu gitaramo mbwira abatwari kumwe bamperekeje ndababwira ngo abantu batanu sengere bose barasubizwa. None ndabasengera ngo ndangize nama ntarame gitaramo ngo haza kuba saa 8. Mbona umugore nawe arishuye asanga ni mu gitaramo twama dutarama burasha. Sindasinzira ariko shimima kuko Imana iranga. Ko ndababona mwese kabona muri tayari kabona Imana yaje kongera kutugirira neza twese. Nimusamu nimuvuge ngo ambire. Amen. Turaganira topic ivuga bikurikiranye n'ijambo mwene data yaganiriye. Topic ivuga ngo ibyawe bizakomeza bibi byawe. Chako kitabaki chako. Ambe. Kambengenge duhaguruke niyo bendera yacu dusoma amagambo y'Imana. Turasoma ibitabo bibiri. Abami ba mbere ibice 3 n'umurongo wa 21 uri busomagera kuri 28. Turongera kandi dusoma abami ba kabiri ibice 8 5 no kuri 6 uri busome naho ngaho icyawe gikomeze kibikibishaho. Ikaze kuwahabonye gusoma abami ba mbere ibice 3 umurongo wa 21 geze kuri 27 na 7 mwangiriye vuba. Yego data. Imbaraga z'Imana. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko ari umwana wanjye atari umwana wanjye nibyaye. Yego na kabiri. Undi mugore aravuga ati oya umuzima niwe wanjye. Umuzima niwe wanjye. Uwapfuye no wawe. Aliyefariki ndiye wako ndugu yangu. Uwambere ati oya uwapfuye no wawe. Sukuma umuzima no wanjye. Umuriro. Babivugira batyo imbere y'umwana. Nuko umwami aravuga ati yemwe umwe agira ati umuzima n'uwanjye. Yego. Uwapfuye n'uwawe. Yego. Undi akagira ati oya ahubwo uwapfuye n'uwawe. Amina. Umuzima niwe wawe. Yego. Umwami ati nimunzanire inkota. Barayimuzanira. Haleluya. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri vipande viwili. Ibice bine. Igice kimwe mu gihumwe. Yego. Ikindi mu gihundi. Yego. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani. Haleluya. Umuzima mu mwihere wimwica nubwo bimeze bite ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri. Yego. Mubure nawo mubure. Nakane umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice. Harugiye gutegeka ibyawe bigakomeza bikaba ibyawe. Amen. Abami ba kabiri ibice 8
umurongo wa 5 n'uwa 6 tandisikitele kotitalapa. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye, Yego. uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje, atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi aherako aravuga ati, nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. 6. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako amuha umutwareho umuhesha, aravuga ati, umugarurire ibye byose, Yego. n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Amen. Amen. Urashobora kwicara. Okay, papa. Uricara ndangije. Njira muri sebe. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bahumure. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bahumure. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abantu we bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abafite ibibazo we bahumure. Ndashaka kubwira abarwayi hano bafite ingorane bihangane. Ndashaka bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari mu ngorane bihangane. Uwiteka azavunagura imiheto, azakura intambara mu gihugu. Uwiteka intambara azarema. Ijambo ryawe rizure, ijambo ryawe riduha ibyacu, ijambo ryawe rikoresha amakuru vuba, ijambo ryawe ritanga ubwenge, ijambo ryawe riduha abana, ijambo ryawe ritanga amavisa. Ndategetse mu izina rya Yesu, ntaba ari twe, ari wowe wabwa icyubahiro. Azarema we kwisabira ikintu ko muri beza. Tunga mugenzi wawe urutoki umubwire ngo ibyawe byose aho byagiye bikajya n'ibyawe biragarutse.
nimuzamure ibiganza Posso desandar. sama hey ibintu bitatu bigomba gutuma ibyawe bikomeza kuba ibyawe. Yego. Icyambere nuko ugomba guhura n'uwahawe ubwenge n'Imana akabigushikiriza. Ijambo rya kabiri ni umuntu utunze imbabazi. Imbabazi ziza zivuga kurusha igifaransa, imbabazi ziravuga kurusha ikilatini. Hari umuririmbyi wavuze neza aravuga ngo imbabazi zawe izo zankijije, urukundo rwawe nirwo rwankijije. Icya gatatu ni neza wakoze. Uracyafite gushidikanya n'ibyo bitatu nibyo ngiye kuganiraho umwanya mutoya, hanyuma nkureke. Nutaha wamuhamagara umugabo wamubwira ngo ibyacu biraje. Nivyo. Natumwa n'ijuru kuza ko nimuzamure ibiganza. Haleluya. Iri jambo ry'Imana rirambwira ngo umugabo witwa Salomo kugira ngo amaze guhabwa imbaraga n'ijuru ariko bikomotse ku magambo atatu. Ijambo rya mbere ise kumusigira umurage. Haleluya. Abakristo muri hamwe mwese turi mu murage. Yaravuze ngo simba size kipfuje ariko nzagaruka kuza kubajana. Azajana abantu bari mu murage kandi ndaza yikomeza. Icyakora yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nzaza nk'umujura. Ayo makuru muyamenye niba mutari muyahize ndayatsindagiye. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri muri uwo murage aramubwira ngo ngiye kuko abandi bose bagenda ariko uzabitwara igihugu gikoresha intwari. Sukuma Teketa ngambo. Banda Lazarie. uzabura ibindi tukabura intwari. Nubyara abana ujya usanga habemo intwari. Abambika imidari n'abafite ubutwari. Kantange haleluya. Nimuhezi datichube. Haleluya. Haleluya. Aramubwira ngo uzabitwara. Igiswahili kivuga neza kivuga ngo kawe hodari. None se kuba intwari mu Kiswahili kandi bavuga ngo ni shujaa. Ariko igiswahili kivuga ngo kawe hodari. Hodari ni kuvuga ngo ni umuntu utagira indege nkeya, ni umuntu utagira ubunebwe. Amubwira icyo kintu. Ndasenze uyu mugoroba none Imana ikugira intwari, iguhuze n'intwari, ugendane n'intwari, ukorane n'intwari, iguhishurire intwari. Haleluya. Haleluya. Amubwira ijambo rya gatatu aramubwira ngo uzamenye inshuti nziza. Nabamanyanga nabo ngo arabamusigira. Sintinda kuri bamanyanga gusa ndatangaje uyu mugoroba w'uyu munsi wa none. Manyanga wese umaze imisa gukurikirana aragatsinda mu mbaraga z'Imana. Azarema koma mashi Azarema 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 wa Azarema nimuzamure ibikazo sama. Haleluya. Intwari Taira so. n'ishuti nziza n'abamanyanga simbatinda nta mwanya gutinda kuri ba itu mwabamanyanga itu. Imana kurinde bamanyanga. Toka katika jina la Yesu. Iyo wahuye n'amanyanga iyereka ufite aza kuvangira ukagira ngo ninga zato ni ibintu byatobye mu isoko. Imana iturinde bamanyanga. Vuga ngo Imana iturinde bamanyanga mu izina rya Yesu Kristo. Shimwa abagabo babiri bishuti za Dawudi ngo Salomo arabakomeza. Umugabo wa mbere yari umusirikare wagendanaga na Dawudi kandi uwo musirikare yari afite ibintu bine. Nimubwira muke mbivuge hakika ya Mungu. Numvise umuriro watse. Ayiwa! Haleluya! Haleluya! Icyambere ngo yikore isanduku ry'Uwiteka Imana Data. Kandi isanduku ryacu ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryiza. Ijambo ry'Imana ryiza. Ijambo ry'Imana ryiza. Ryiza cyane.
iryo twishiyemo ngo turyishiramo ridukura mu bibagobogo riratumanura nibujumbura muri town. Ijambo ry'Imana turarimanukana ritugeza mu ntara zose z'ubujumbura. Twishira kigitangaza, twishira Makamba nano la Mungu tu turamanuka, twishira Bugarama turazamuka no mu karere ka Rusizi, twishira na kaminuza Butare. Ijambo ry'Imana gusa turongera turamanuka. Ariko mwakomeye Imana mashimeshi. Ijambo ry'Imana riratumanura riduhuza n'abagabo bakomeye, riduhuza n'abagabo bazi kugira neza. Tekereza umuntu wavutse mu bibagobogo ngo hagaze hano kurabwira abagabo b'abanyabwenge b'abadogiteri atari ijambo ry'Imana ryonyine twahetse. Uragira se ngo kurira kuri aka gatute. Reba mugenzi wo mu gahanga umubwire ngo ntukave mu ijambo. Pasolo metata Aria goina kasove. isanogela yasikas Aria ngama karuza uwa. andilora saongela Ambira kayo gose. ha Aria fori garina. ha Kawo. Akize desefe gariato. urwaye igituza hano tugiye gukora ijesu, tugiye gukora ukuntu urakira hakika ya Mungu uko ngenza ari kugenza. Soila kambo. Icya kabiri ngo yarafite Abiyatari ndanezerewe Matayo ngo yagoranywe n'ibyamubabaje byose. Hari umuntu uzuba inshuti yawe ugasirikwa n'inshuti ariko ukagoranywa muri bimwe ibindi akabihunga. Ariko Abiyatari agoranywa na Dawudi mu byamubabaje byose, mu gitondo agoranywa nawe mu ijoro. Nimusamure sama haleluya sama hey sama ya wanakisha asipe pase koy Maketa ngambo ya karada shefe. Imana iguheza inshuti itazaguta Mwizina rya Yesu. nubwo haba mu bikomeye Yego. tikaguta. Tangaza. Uvuga ngo Imana inshuti nziza Pezi inshuti nziza wa. no mu bikomeye biriho undamu Kaira safa. umpimba imbaraga kuntu bwawe ugezi sasa Mana yaje komeza ufasha utaramiye ntezicungira oreni seyijambo wagiye no mu bikomeye biriho unamurira umpimba imbaraga kuntu bwawe tugiye gutanga haleluya. Imana iguhuze n'inshuti nimuzamure ibikasi. Haleluya haleluya siku hiyo ni ya shangwe kwa vilema watatembea vizuri kwa miguu yao, wataruka kama ndama mazizini, ulemavu utakapotoweshwa. Wataruka kama ndama mazizini, ulemavu. Haleluya. Tunguo mwicaro rutuki umubwire ngo reka gutinya. Imana iguhuze n'umuntu w'inshuti. Yeah. Ndanezerewe Matayo. Leta osalanda. Haleluya. Katonda. Siku hiyo ni ya shangwe na furaha, waaminifu watakapo pumzishwa, wakati wote watavikwa mwili mpya isiyo na mili ya magonjwa. Wagonjwa wote watavikwa mwili mpya isiyo na mili ya
nukuri ndayumvise neza Imana. Tangela sambo. Nimbwira muki nimogera bwira muki Samaya Sauti. Ines Elance Lord. kundu bagoranywe nawe aravuga ngo Abiyata uri umugabo. Hari umugabo gasipataro. Umugabo asubwana. Umugabo nuwo mubana. Haba mu bibazo mukabibanamo. Haba mu ijoro mukabibanamo. Waba wapfushije mukabibanamo. Waba ufite crise mukabibanamo. Watunga mukabibanamo. Ntajya guhunga. Imana ibaheza abagabo. Mwizina rya Yesu. Hila sanome. Ela filogera. Hayangala la sangalo. Finalo figa osaki. Kangula panga salate. Icyagatatu ngo akubita muri biblioteke asanga Abiyatari ngo yagaze atanga umusanzu. Buri umukristo udatanga umusanzu ugomba kumusengera ukamugenderera. Irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, kwazana abandi mukajana nabo, yananirana mukamureka. Ejo kavuga ngo Mana twakoze ibyacu. Abiyatari yagaze atanga umusanzu. Mbarizo mwishatse se uzutanga umusanzu mu rugo wanyu, utanga umusanzu mu rusengero, utanga umusanzu mu gihugu. Mumbarize mutunga urutoki. Siku hiyo ni ya shangwe kwa vipofu watafunuliwa macho. Haleluya. Siku hiyo ni ya shangwe kwa vipofu watafunuliwa macho. Haleluya. Watamona Bwana Yesu kwa macho yao. Watamona watakatifu. Watamona Bwana Yesu kwa macho yao. Watawa Pendola. Isakan neno laine. Neno laine. Nganda kasifa. Gwerazi gutanga murare mu gisirikare. Ibyo kubera Dawudi kumubona ko ari intwari yamabyandika muri biblioteke. Imana ni kugirira neza. Uzugira ibitabo wandika. Numara ubisigira abana babaza bakumva. Naho batakumva ubarekere Yesu kuko nubundi barakunaniye. Nimukomere Imana mashimeshi cyane. Habe na Adamu yarafite Abeli na Kayini. Kayini ndi yumva amurekera Imana yonyine. Imana ikazibaza ngo se Kayini kuwakora ibyiza ndi gukwemerwa sha. Nibyo. Imana yari yamuritse. Nubjara abana barindwi cyangwa batatu ukabona hariho babiri bakumva. Juwandika ibitabo numara babwire ngo dore password ngiye. Ukunaniye umurekera ijuru. Kuko nubundi nawe na leta abari wawa ni beshi. Kuko nabana ni we leta. Ni muzamu. Sama haleluya. Haleluya. Wakabiri yitwa umugabo w'Itiro ni Sidoni. Yitwa Hiramu yarafite ibintu 18. Ariko muri ratsara kuri Imana. Iminota yajigiye kurangira kugira ngo tange microphone. Ibintu 18 kavuge mu bikeya. Icyambere ngo yarafite abahungu batarabanebwe ngo bakoraga mu gitondo. Nimugira muke mbarizo uwo mwicare ngo se uri mu gukora cyangwa ndukora. Sikora abantu Sukumu. batuma reka ngubwire ubukire bw'iritorero ni ugukora kwawe. Ubukire bwawe ni ugukora kwawe. Ubukire bw'igihugu ni mwe gukora. Nimudakora muzaba mwihombesheje. Muhombeshe n'igihugu, muhombeshe n'itorero. No kuvuga aho twari tugeze ntitwakagombye gusura gutanga amatangazo ngo tubumve ikorari n'imbone ngo dutanga amaturo. Aho abandi bageze muri Bibiliya bazabaza amaturo bakayatanga kandi nta materaniro ahari. Aho ni ibintu bigeze. Ariko kubera ko nukuguma gukorangiza kinkazi isuri zafushije inyana. Ariko si mwebwe abo ni abantu ba South Africa. No ibyo ni byo bigoranye. Igitaramo moja w'igitaramo sinacumvise ndacuza wumva. Ongera ugira uki uri mu gukora cyangwa ndukora. Nukuvuga Bibiliya iravuga ngo Imana ngo izahumugisha amaboko agira ate amaboko akora. Mungu atabariki kasi ya mikono. Yangazahumugisha amagambo
muri corona nahinze imirima 5 y'ibitunguru nimuzamura ibiganza muri iyo mirima 5 neza imodoka isi 5 zorozura neza corona yamidibuka isoko barazifunga nta modoka kugenda ndeba iburasirazuba muri gisubizo ndeba iburengerazuba ndakibura iburyo n'ibumoso ndakibura ariko nibuka ko mfite abakristo Imana yambaye itorero mfite imidugudu 7 kagana paruwasi reka kubwira ibyawe nubwo waba mugufuka bigikara ibyawe fera nabivuga suka byumva ndi wabyumva reka vuga mushumba se ni kukabara ni kukabara adore tese kukabara natambutse ibyawe siwito ije kubatangariza ijuru ryatumye ngo mbatangarize ibyawe bizakomeza bibi byawe ntaho bizayobera kalendiriye iri kuri wowe cyako ni cyako kitabakia chako chako ni chako kitabakia chako hari umuntu watanga haleluya ko numvise yaje ku misozi igikundiro ababera bategereje aho niho jewe zicara aho niho zaruhukira mu gihe zaba shoje urugendo ari wena igikundiro aho abera bategereje aho niho jewe zicara aho niho zaruhukira nimutege namambi abakristo asa osikaho neza abakristo paira sindahomba abakristo barahari namambi haza n'abaturanyi ndababwira ngo nimuze mufate ibitunguru mushire mu bitoki igitoki cyama kimanuka igiciro icyaguraga umutwaro 1010 cyama kimanuka kuri 500 ndababwira ngo nimuze mufate ibitunguru mushire mu bitoki mpambahaye ikirungo ijuru n'amatara ndamubwira amaboko yawe ongera ugiruke umubwire ngo nimba udakora kurikenesha ugakenesha umuryango ugakenesha igihugu urazana ikerere mu nasubira kandi ndahinga pinga umurima w'ibigori imirimi kuva navuka nibwo bwa mbere nkodesheje aho navukiye uzuhinga ushaka ariko kugira ngo ujane n'ibihe nukugomba kugira mutwe wuzuye kandi mwese mufite ubwenge mukagira n'imbaraga mwahuguruza Afurika abazungu bakaba protokole bacu bakadukorera ariko kubera mind zacu ibyacu byatubwiye kure n'ubu tuba tubishikira sewe kandi turi mu gihugu gifite umuyaga mwiza tugira neshe nta neshe tugira ariko reba abanyafurika wanani wa masikini bafite amaboko situmuga n'ubu mwese inzara zazamutse amaparfum amwe mwayaguriye kwa bibangura n'ayandi mwayaguriye handi ariko kugira ngo mutwe hano Mana twamaganye ubunebwe mwizina rya Yesu mwizina rya wabune wa mudayimoni w'ubunebwe turakwamaganye mwizina rya Yesu katika jina la Yesu imirimo 2 rero imodoka isi namanyinjira mu bakristo ndabahakana singurisha bwira umugore tuheza abakristo Imana yaduhaye itorero zo wavuye umunsi nagukoye ndabonye ko akora ibukwe mu mujyi wa Kigali ngo kuyibuka vusha ninde wakuvugishije atari ijuru n'amataye wahuye naryo tuheza abakristo tuyishimire ko yatugiriye neza uzi guhabwa itorero uyoboye ririmo abadokiteri abagabo bizeho ba lisansi wowe utari mu lisansi ariko ijuru ibyawe byako ubu ndimo kubahanurira
ukayobora abagabo badute kandi barangiza mu nama bakavuga bose utira konkirije ijambo rya nyuma n'ijuru n'amatayo. Reka kubwira ibyawe ntibiri kure, kora mu mutwe, gera gutya, genda ukore. Paseya hila sana la basika Faila gambo ya Kazove. neza ba Sawi ngambo ya Tara. Imana ngwisha kumanukira gutya ino harazi dolari 1,200. Namambwira umudamu ngiye gusura papa na mama. Namamanuka i Kampala. Nzamuka na sente y'1,200 ndasezeye umugore. Abagore barahanga se kubera katamubwiye. Iyo ko no kwizera kwanje. Nigiye ku mugabo witwa Ibrahim. Namanzamuka. Kucume ndayimurika sente. Ndamubwira ngo ayo mafaranga nayo kuyaza umugore. Agatangira gucuruza muje acuruza kongera. Ariko nashize kwa Yesu. Mbwira ati muri cyo cyumwe banohereje dolari 600. Mbwiye umugore nakumbuye mama i Kampala. Namanja kugura kakuma. Karteso aka. Ndakagura. Ubundi ashaka gushiramo online. Mbwira ngo isizi kurikirana. Reka nkubwire. Isi ntizagufinansa kuko uri muremure. Isi ntizagufinansa kuko uzi kuvuga ikinyarwanda. Isi ntizagufinansa ngo yarangirije Erika. Isi izagufinansa wakoze. Pasa Ayo siro. bisila Meina Kario. Ngombe ya sao. ndayimuritse itore ngo nishara gutya namambo na invitation impamagara Lubumbashi muri kaminuza. Lubumbashi twazwa kobe ijuru n'amatayo mu bibogo. Abagabo bari muri Lubumbashi bicara mbaheze kuri ibyumwe bibiri ibyawe biri ku isi yose impamvu bitarakugeraho. Msifuni Mungu wetu kwani ametupendea mema, tutamsifu tu aliyetoka juu. Shangili. Okay, Salomo barangishe abona ko isamukoreye ikintu ciza, amushikiriza umugabo witwa Sadoki w'umutambyi n'umuhanuzi witwa Natani, bamusiga amavuta. Salomo aravuga ngo sinorangirira hanga nta bintu zo kwicara kuva mu bwiza twishira mu bundi. Yamazamuka Gibeyoni n'amaturo ndiyasezera bene se yamagana n'amaturo 1,000 ngo mari gushika Gibeyoni ahita atura. Arangije gutura yamaryama ngo arangize kuryama Imana yamibura amahoro. Dore ico tubuze ntiturakora ijuru ryaturemeye. Iyo tugikoze Imana ishibura amahoro ikaza kukubaza ngo saba icyo ushaka. Amakuru naye ngaye ni mwongere muvuduke mu buryo bwo gwishurirwa no gukorera Imana. Ibyawe bizakomeza bibi byawe. Salomo yarafite ubwenge bwakavukire nubwo yari yarize, ariko Imana imumanura ubwenge. Navuze ngo ijambo rya mbere Imana iguhuze n'umuntu ufite ubwenge buvuye hehe mu ijuru. Nahura nawe aragusubiza mu byawe kandi byawe birakomeza biri byawe. Barangize niho twasomye abagore babiri b'indaya gazifite ibyangombwa. Indaya kabisa apana bangaba bicorocoro malaya wa kweli bamamanuka barabyaye ntibigeze bikingiza ntibiteje zaho napfa. Mama ojara umwe yamaryamira impano aryamira umwana wiwe, arangije kumuryamira ubujura bwamubutangiza aho ahita yiba mugenzi wiwe yamaje kumushira ku gituza cye. Ariko ndatangaye icyawe umaze imisi ibyawe bariko birwanya, ariko ndagutangarishe cyako nukuri icyawe Nivyo. icyawe kiragarutse. Vuga gira ubyo Zaina Kazove. ongera ugira ubyo uvuga ngo kirashe. Vuga ngo ihuta wa bintu byashewe. Ihute ibintu byose ni byihute byawe ni byihuta uhura nabyo mu izina rya Yesu. Komera Imana amashimeshi cyane. Okay, arababajije umunyamafuti ni uzubu wa mbere kuvuga. Yamavuga ngo uyu mwana wapfuye ni wo mugenzi waje, umuzima ni wo wanjye. Ariko ijambo rya kabiri kubera ko imbabazi zihari, nutunga imbabazi icyawe kizakugarukira.
Towe Lazaro. ukiwa na rehema, rehema. Ulira icyo Katonda akitunira buri naku ntikisobora kugenda wala kubanga kiricho cyo. Ulira okimanyi Katonda tasobola kutambula n'omuntu atali na plan ndungi. Naye abantu basobola okuyogera naye Katonda cyali n'ekigambo kye. Finally tasobola okukikolaho naye asobola okunuma naye abayogera nabagenda kwogera. Virgile sita peskite le ko Partakize desontayina gambo. wa mugore aravuga ati mwana uravuga ngo kumushamo sindi mu makuru yo gutema mu mwana ntunze riba ry'imbabazi wacu muhe n'ubundi capacity yiwe iri ahantu ho gusaho kwica ariko jewe keneye kugira ngo igihugu cororoke kandi uyu ko ndamubona kuko ejo niwe uzagufasha kubaka kandi uyu nguyu niwe ushobora gusimbura umuntu uzabukungirije none umuhe. Salomo aravuga ati ubwenge yakuye ku musozi w'Imana namubwira ati uyu wagize imbabazi subira n'umwana wawe. Imbabazi zarashize. Umuntu ari mu gukora ubukwe akabukorana n'umugore we yarangiza babyara abana 2 3 akamasezera umugabo n'abana ngo ndagiye ngo dukore divorce muri mwenyine ko murumva muri bazima muri kana abazungu bafite za kontra aribo mugenderaho ijuru ryarakugiriye neza ngo ibyo uvuga simbyumva urashaka kuvuga ibi habe na Yesu yaravuze ndi bamumva kuragira ngo uzabana n'umuntu wavutse Nyagatare nawe ukavuka muri Musanze kandi basoni 2 na nyanyoko ni 2 mwahuza ku bintu byose simbabazi gusa zituma abantu bakomeza guceceka bakihanganirana. Ni mutuza mu mako mutunga imbabazi abo bana ko murabasiga ngo mubasigire bandi nivyo kandi gitangaje yarangiza akamayiruka agatangira kwiruka inyuma y'abandi bahungu. Uri mu kwiruka kuri abo bahungu abo bashiki bacu dufite n'abakobwa bacu tubyaye bazashakwa n'abandi. Iki gice ntabwo mwokoma amashi ariko hanga ndimo kumena ikibyimba. Ni mutuze kumanishawe ukuri kw'icyawe kizakomeza kibicawe. Tanzania ngo masenge yaragiye ngo namubyara wanje yaragiye ngo namusaza wanje yaratandukanye ntabyari iby'Imana yaturemeye ibyacu ni ibyacu. Nabwiye umudamu wanje namubwira nubwo mbabaza ikiri muri Matayo kiraruta ibyo uvuga byose nzakomeza mwihanganire kandi azavuga ngo Yesu kubisikia leo ndamubwira ngo kutahazumva ijuru na Matayo dukomeje kuva kuko turi kumwe nawe. Imbabazi ibyiwa biramugarukira ni muheze Imana icubahiro ineza nico cyanyuma ndangirisheho. Umugabo witwa Elisa akomeje kuja gusenga kuri Karumeli umugore wiyerekwa yama mubona aramucumbikiye nta neza itagira ingaruka. Ineza yawe izagarura ibyawe byagiye kure. Nimugire umuvuduko wo gukora neza kandi mukomeze mukore neza. Imana ya Ibrahimu na Isaka iraje bagirire neza muri iyo neza yose mwakoze. Mugende muje mu muhanda ni mugera mu mago mubwire Imana ngo Mana ibuka neza twakoze ibuka wa mwana w'imfubyi nigishije ibuka babantu nasuye mu bitaro ibuka umuntu nariye amashuri primary none ya neza ndaza nibyanje. Ugende uyu munsi wa none nushake tusenge cyane nushake turirimbe cyane ugende gusa muri mu kiyo mu ndorerwamo ubwire Imana ngo hari neza nakoze bishoboke kuko utayibutse. Niyo tunye umugabo witwa Hezekiya aramubwira ngo Senakeribu wamuzanye ariko hano Yerusalemu iracyari yacu hari ibyo nakoze none dore nguru urwandiko dore ibyo nakoze ngibi nagaruye icubahiro nasanye urusengero natanze ibyacu nakoze amaturo na abasirikare babayeho neza. Imana ibwira Hezekiya iramubwira ngo kubera kuko wubashe n'umuhanuzi kuva uyu munsi wa none ibyawe byose uyu Senakeribu ntuzongera kumubona ntuzongera no kumumva. Ndatangaje aya masaha kubw'ineza ugende yushuje abameze ka Senakeribu abameze k'abanzi bawe mu izina rya Yesu Kristo
ntibongere kubona inzira, ntibongere kugucaho, ntibongere kukuyoboka. Imana ikwishize mu byawe, ibyawe biri kure, ariko ndatangaje ndaguhanuriye muri iki gitondo ngo ibyawe byose. Inzara yinjira mu gihugu, wa mugore abwira Elisa, aramubwira ngo inzara irabaye. Elisa ngo ahumirize, aramubwira ngo genda mu Bafilisitiya kandi mubaze. Reka nkubwire ineza yo kwinjiza mubaze ukama wicarayo. Umunsi umwe Dawudi yinjiye mubanze gutya ngo arangize baramufata, yama badebedebe atangira kumanurira inkonda n'ibimyira. Umwami aravuga ngo isi Dawudi ngo mare kugera mu itopo yamaririmba zaburi, yicaraga ku migezi y'ibaburo aririmba zaburi, aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urufu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe, ishimbo yawe niko ni yawe. Nibyo biza bimburiza bamba bavuga ngo ijwi ni rya Dawudi. Reka nkubwire uwo mugore ngo ahita azamuka no Bafilisitiya amarasa imyaka 7. Imana ihamugaburira, yasize yarahinze, amatungo yarasize, ibitoki birimo, imyumbati irimo, ibishimbo birimo. Ngo agaruke gutya asanga bireze barasaruye. Wabonye neza Gehazi wari umukozi yamabwira umwami ati hano hari umugore wagize neza, ibyawe bikugarukire kandi ibyawe bikomeze neza.